murakoze cyane nshuti bakunzi bakunda ijambo ry'Imana bakunda kudukurikira hano ku Buzima Bushya TV. Ushize twatangiye icyigisho kivuga ku masengesho, ushize twatinze cyane ku masengesho atemewe, tuyavugaho tuyatindaho. Uyu munsi rero turagarutse mu gice cya kabiri kugira ngo tuganire kandi tubabwire amasengesho Imana yishimira n'amasengesho ameze ate, ese urugero rw'ayo masengesho ruri hehe, ese akora iki. Nizo mpamvu ngira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyavuzwe n'intumwa mu gice cya 12 ku murongo wa 5 n'uwa 6. Aravuga ngo nuko Petero arirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. 6 Herodara yari umusohore. Iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu ibiri. Abarinzi nabo bari bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'Umwami Imana ahagararaho umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu aramukangura ati byuka n'ingoga. 8 Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo, arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe umurikire. Ku murongo wa 11 niho havuga ngo Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye iby'ukuri yuko Umwami Imana yatumye marayika wayo ikangura amaboko ya Herode ikankiza iby'ubwoko bw'abayuda bwategerezaga byose. Mureke dusenga Imana. Mana yacu, turagushimiye kubwira ijambo ryawe rizima tumaze gusoma. Ndagusaba ko muri uno mwanya wo kuganira ijambo ryawe wabana natwe ukadushyigikira kandi ukariherekeresha imbaraga zawe kugira ngo rizagire umumaro mu mitima yose izaryumva, abantu bazaryakire kandi ribazanire impinduka nziza mu buzima bwabo. Bisabye n'izina rya Yesu, amen. Bene data bakurikira ijambo ry'Imana ko turisoma hano ku Buzima Bushya TV, uyu munsi tugarutse kuvuga ku masengesho. Ushize twavuze amasengesho, tuvuga amasengesho y'abantu b'indyarya bakunda kuvuga amagambo bayasubiramo bahagaze mu masinagogi. Tuvuga ko ari amasengesho adashobora kugira icyo amara mu bwami bw'Imana. Uyu munsi rero tugarutse kuvuga yuko bitorero bakwiye kugira umwete wo gusenga, kandi gusenga kwabo dukwiye kwerekana impamvu n'uburyo kugomba kuba guteye. Uku gusenga ukwiye kuba kubanjirijwe no guhuza umutima. Abantu basenga badahuje umutima ntabwo bashobora gusenga ngo amasengesho yabo anezeze Imana. Icyo ni kimwe. Guhuza umutima bivuze kuba batandukanye n'inzitizi z'amasengesho uko twazivuze ubushize, zirimo ibyaha bitandukanye bihinduka inzitizi z'amasengesho, birimo uburyarya, birimo imanza abantu bacirana mu mitima yabo, n'ibindi bintu bajya bakora bimwe na bimwe bituma Imana itabana nabo. Ibyo bikabanza bikigirwayo. Hanyuma rero guhuza umutima gushingiye kwa bitorero bahagurutse kandi bagahagurukira rimwe ku cyifuzo kimwe cyangwa byinshi, ariko byombi bakaba babyumvikanaho, kandi abo basengana mo hagati muri bo bakaba nta manza bacirana, bakaba ari abantu basenga bahuje umutima bemerana. Ijambo ry'Imana Pawulo yigeze yandikira Abafilipi arababwira ati kandi mwemerane namwe nk'uko Kristo nawe yabemeye. Bivuze ngo tugomba kuba turimo dusenga, kandi muri uko gusenga kwacu hagati muri twebwe ubwacu twemerana, kandi hirya yo kwemerana tukaba tuziranye neza, twabanje guhana ubuhamya, twabanje kwaturirana ibyaha, twakuyeho inzitizi zose z'amasengesho. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, uku gusenga ukwiye kuba gufite ibyifuzo byiza bizima. Kuko hari n'igihe abantu bajya basenga ariko bagasengera ibyifuzo rimwe na rimwe bidashobora gusubizwa n'Imana. Impamvu bivuga uku nguku nuko hari igihe abantu bashobora no guhuza umugambi wo kujya gusenga bagiye gusengera. Rimwe na rimwe usanga hari abajya gusenga, amakuru tujya tuyumva, ugasanga abantu bafashe inzira bagiye mu butayu, bari gutogoza amabuye manini, batutogoje umuyobozi kanaka, dutogoje ibi na biriya, ariko wabyitegereza ugasanga ibyo bintu barabikora ariko nta rukundo ruri mu mutima. N'uwo batogoza nta rukundo bamufitiye, n'uwo batogoza mu by'ukuri kujya kumutogoza n'igisobanuro cy'uko ubwabo bamaze kuyoba, kuko naho yaba umunyantege nkeya, naho haba hari ibyaha bimugaragaraho, ntabwo igisubizo ari ukumutogoza, ahubwo igisubizo ni ukumusengera ngo uwo muntu akiri indwara ye yo mu mutima. Mumeze nk'aho
mu mwikururira umuvumo n'ibibazo bikomeye, kuko Imana irabareba ikabona ko mutazi icyo mukora. Ariko kugira ngo tube dusenga amasengesho wagira umumaro, icyambere tugomba kuba tuyasengana urukundo. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, mukurikirana ijambo ry'Imana kuri urubuga, mugomba kuba muzi ko gusenga kugomba kuba kubanjirijwe nuko muba mufite urukundo. Kandi urwo rukundo, urugero mbaha, niba hari icyifuzo mugiye guhuriraho cyo gusengera itorero ryagize ibibazo mu buryo bunaburiya, mugombye kuba mufite urukundo rwo gukunda Imana, mukaba munabitewe n'ishyaka ryo kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro, atari ishyaka ry'uko hari umuntu kanaka aba munyantege nkeya mukaba mugiye gusenga ngo murwane ishyaka rye, mukaba murwana ishyaka ryo kugira ngo Imana yacu ihabwe icyubahiro. Icyo nicyo umuntu yababwira kandi agikuye ku mutima, kuko gusenga kugomba kuba kubanjirijwe n'ibyo. Ijambo ry'Imana twasomye rero, ahangaha Herode yishe intumwa, arazica, kandi nguko abishe akabona abantu baranezerwa, baramushima, bakamushimagiza, bigera ku rwego ashaka kwiyongeza na Petero. Afata Petero amushyira mu nzu y'imbohe, ashaka abarinzi benshi, aramuboha amaboko yombi n'iminyururu, arangije amushyira mu nzu y'imbohe. Rero yavuze ngo agezemo, ab'itorero bagira umwete wo gusenga. Bagiye gusenga kubera impamvu zigera muri ebyiri zikomeye navuga ahangaha. Iya mbere nuko bagiye gusenga kubera umubabaro batewe n'izi ntumwa zirimo zishira, ariko kandi akaba banatewe umujinya nuko uyu Herode abikora azamura icyubahiro cye, agaragaza ko ari umunyembaraga, ndetse afite n'imbaraga zishobora kuba ziruta iz'Imana. Nibuke yuko mu minsi yakurikiyeho aricyo gihe yigeze yicara, abantu baramushima cyane, ngo baravuga bati ufite ishema, ufite n'icyubahiro, ngo nawe abona ko icyubahiro cye kirakomeye kuruta icy'Imana. Imana iramukumbanya, ngo babona imwe zitangiye kuzerera aho ngaho, k'igisobanuro cy'uko Imana ubwayo imukubise urushyi, yanze ako gasuzuguro ke. Petero yari mu nzu y'imbohe, nta byiringiro byari bigihari, kandi n'iminsi yari afunzwe yari ihagije, ndetse byari bigeze no ku munsi wo kumusohora. Bari barangije ngo icyumweru bise icyumweru cy'imitsima idasembuye. Nyuma rero bari bagishoje, bitegura kuza kumubamba nawe bakamwica nk'uko bishe n'abandi. Kandi twibukiranye yuko iki gihe abantu bose bari barabitangarijwe, babizi, baniteguye kuza muri uwo munsi mukuru wo kwica Petero. Ariko ngo bigeze mu gicuku, amasengesho y'abantu agera ku mutima w'Imana, bitera Imana guhaguruka, gutuma marayika rero amusanga mu nzu y'imbohe, ngo umucyo wuzura aho yari ari. Abarinzi bari bahari, ariko ntabwo mucyo bawubonye, ntibamenye ibyabaye. Ariko ngo muri uwo mucyo hakurikiraho kubohora Petero, iyo minyururu yari muboshye, aramubohora, arangije aramubwira ati byuka, ngo mukora mu bava, aramubyutsa, aramubwira ati ifubika umwitero wawe nkurikire. Baramukurikira, baca ku rugi rwa mbere, baca ku rwa kabiri, bagera hanze, hanyuma Petero aragenda. Ariko ubwo yarabitekerezaga, bakagira ngo arimo ararota, nyamara byari byabaye, Imana yari yaje. Aya masengesho niyo ntindaho cyane, sininda ku bindi byabaye nyuma yaho, ariko ndatinda kuri aya masengesho agera ku mutima w'Imana, igakora icyo abantu bayisaba. Ibihe turimo ndimo mvuga ubu ngubu ni ibihe abantu bagowe cyane, bari mu bibazo. Coronavirus yacikirije ibintu, abantu bigunze mu mazu, abandi barareba hanze ntibakingura ngo bahagere, bavuga bati tutagera hanze tugakubitana n'izo mikorobe zitera coronavirus. Simvuze ngo basohoke, ahubwo ndavuze ngo aho muri mugire n'umwete, mushishikarire gusenga Imana. Kurikiza amabwiriza yo kwirinda, abantu birinde koko nkuko amabwiriza ari duhabwa na Minisante, batugira inama bavuga bati mukora ibi na biriya, mubigerageze, ariko munongereho kwinginga Imana, ahari aho gusenga kw'abantu kuzagere ku mutima w'Imana, bitere guhagurutswa no gukiza isi iki cyorezo. Nivugira ko aya masengesho hari ibisabwa kugira ngo aya masengesho yawe nanjye yemerwe. Dukwiye kuba tuyasenga dufite intego yo gusenga yumvikana, nziza, twatekerejeho, ikaduhagurutsa tuje kubwira Uwiteka. Cya kabiri, dukwiye gusenga tubanje gusuzuma neza n'imitima yacu koko ibiyirimo biyigwiriyemo birunzemo byinshi, ibyo bintu byatera Imana guhagurutswa n'aya masengesho.